بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، twongeye gukomeza nyuma y'akaruhuko gato tukatumazemo iminsi dukomeza n'isomo ryacu alamul malaikati al-abrar, ibiremwa by'abamalaika abarangwa n'ibikorwa byiza, mu gitabo al-aqidatu fi dawi al-kitabi wa sunnah, imyizerere mu rumuri rwa Qur'ani na sunna, cyanditswe n'umuhanga al-ustadh ad-doktor Professor Umar Sulaiman Abdullah al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, Allah amugire impuhwe. Turatangira n'isomo ryacu aho twari tugeze, somo tuza kwita irya 24, kaifa kana ya'ti al-wahyu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ni gute wahyi yaziraga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Ni gute Qur'an yamanukiraga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Sheikh atangiye aduha dalil, kubera yuko twabonye ko buri kimwe tugomba kwemeza kigomba kugendera kuri gihamya. Fa fi sahih al-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha, aduhaye gihamya igaragara mu gitabo cya Bukhari. Kuri hadithi turuka kuri mama wabemera Aisha radhiyallahu anha, أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال. عائشة أتبقى يوكو حارث من هشام ويكبر مفاندمي وأبو جهل وينجي إديني أتشري وهو cyangwa se yaratinze, ubwo yinjiraga idini rero yari afite amatsiko yo gusobanukirwa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akabaza cyane kugira ngo afate abandi ku byo bamusize, cyangwa se yabonaga abandi baramusize akagira umwete wo kugira ngo asobanukirwe cyane. Harith mwene Hisham nkuko tubibwirwa na Aisha radhiyallahu anha, atubwira ngo niyo wabajije intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, aramubaza ati faqala ya Rasulullah, arangira avuga ati yewe intumwa y'Imana, kaifa yatika alwahyu, ese wahyi kuzira gute, mu buhe buryo? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن إيمان صلى الله عليه وسلم إلى مسبزتي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. ngo rimwe na rimwe cyangwa se igihe kimwe wahyi inzira mu buryo bugoranye, abigiranya nka salsalatul jarasi. Abamenye baravuga ngo fil asli sawtu wuqu'ul hadid ba'dahu ala ba'd. Amenye bavuga ko uburyo wahyi yamuziraga igihe kimwe byaga bimeze nk'ijwi ry'icyuma kuba cyakwikubita ku kindi cyuma, icyuma kikubise ku kindi cyuma, ijwi rivamo n'ijwi riba risakuza cyane. Naam, mithla salsalati aljaras. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igiriranya uburyo yumvagamo wahyi muri ubwo buryo bugoranye cyane. Ngiyo rero byahaga bimeze gutyo, ubyabaga ari mu buryo bukomeye. Wa huwa ashadduhu alay, yumvaga wahyi cyangwa se kumva Qur'an aizaniwe na Jibril mu buryo bumugoye cyane. fayufsamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala, nuko ngo Jibril yarazaga akamugira amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bukomeye, kugera ubwo wahyi yufsamu anni ay yuqta'u anni, akageraho ntamwumve, ariko Jibril akongera akagaruka. Intumwa y'Imana iti nkaba numvishije cyangwa se nasobanukiwe ibyo yambwiye. Wa ahyanan, intumwa y'Imana ikomeza ivuga iti
igihe kimwe kindi cyangwa se ikindi gihe yatamathalu liya almalaku rajula, ngo hari n'igihe yanziraga malaika akanzira mu ishusho y'umugabo, fayukallimuni fa'ayi ma yaqul, akamvugisha nkasobanukirwa neza ibyo ari kumbwira cyangwa se wahyi nkayumva nkanayisobanukirwa. فجبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حالته الملكية. جبريل يازرق إنه إيمان صلى الله عليه وسلم أري نيشوشو يأتي ملائكة يعني بتقارن أيبوني. وهذه شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ أدوسوا نراتي ibibyaga bihambaye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nibyo byamukomereraga iyo Jibril yamuziraga mu ishusho ya kimalaika. nyango twabonye ko ibingi byanabaye inshuro nkeya, dore ko n'inshuro ebyiri gusa. wal halatu thaniya kana Jibril ينتقل من حالته الملكية إلى البشرية وهذه أخف على الرسول صلى الله عليه وسلم. uburyo bwa kabiri, hali ya kabiri, malaika Jibril yihinduraga avuye mu ishusho ya kimalaika akaza mu ishusho y'umuntu. Ibi ngibi ngo rero iyo yazaga muri ubu buryo byoroheraga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kumwumva no kumusobanukirwa mu buryo bworoshye bitamugoye. Wenda mbere yuko dukomeza dushobora kwibaza nkuko abamenyi basobanura, ese ni yihe hikma irimo kuba wahyi yaraziraga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu buryo bumugoye, cyangwa se akabanza akumva ijwi rimugoye cyane rimeze nka buriya buryo twabonyemo. Hadithi kunigaragara ngira ngo intumwa y'Imana alayhi salatu wassalam yavuze ko igihe kimwe byamuziraga nka ririya jwi, nk'ijwi ry'icyuma kikubisa ku kindi cyuma, cyangwa se nk'umunyururu twatuntu bufite, cyangwa se rimwe na rimwe dushaka kuvuga wenda nk'ijwi ry'inzogera, dushaka nk'ijwi ry'inzogera uburyo riba risakuzamo, niko wahyi yamuziraga. Ariko ngo bikaba ari byo bikomeye cyane, bivuze ngo wa huwa ashadduhu alayya, kuko byari biri shadid, bihambaye bikomeye cyane kuri njyewe, binkomereye. Bivuze ngo n'ikindi gihe wahyi yamuziraga bikomeye, ariko ubu buryo bwo bwabaga bukomeye cyane. Tukibaza duti ese wahyi ko yabaga ikomeye, cyangwa se igihe cyose byaga bimukomereye, nubwo iyi nshuro byaga bimukomereye cyane, ariko se ni ukubera icyo ubundi wahyi yamuziraga mu buryo buhambaye. Abamenya basobanura hikma nziza cyane, bakavuga bati impamvu wahyi yamuziraga mu buryo bukomeye ni ukugira ngo akore intibah, yumvirize. Uzumva iyo wumvishije ijwi ridasanzwe, nta kindi kintu ushobora gutekerezaho, uhita wumva kuri irya jwi. Ijwi rero iyo ryamuziraga rihambaye gutyo, byaga bivuze ngo agomba kumviriza, akirengagiza ibindi byose uhita ubyibagirwa. Baze kuba wakumva nk'ijwi ry'inzogera riri gusakuza cyane, ibindi byose uhita wumva utari kubyumva. Abamenyi rero bakavuga yuko iyo ariyo hikima irimo, dore ko n'ubundi nk'uko bigaragara mu zindi aya n'abamalaika nuko byagendaga. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala yavugaga, bumvaga amagambo ya Allah ahambaye cyane, ukumva mu buryo bubakomereye, kugira ubwo babazanya bati madha qala rabbukum, ese nyagasani wanyu ari kuvuga iki? Jibril agasubiza, ni wambere asubizaga akavuga ati qala alhaq, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ukuri, wa huwa al-aliyyu al-kabir, akaba ari nawe uri hejuru kandi uhambaye. Bivuze ngo rero wahyi no kuba malaika yarabakomereraga, ntago ari ku ntumwa y'Imana gusa sallallahu alaihi wasallam. Nuvuga ngo amagambo y'Imana no kuba malaika bagahambaye kugira ngo bayiteho, bumvirize,
batekereza ati Imana yashaka kutubwira iki. Iyo rero niyo hikima ikomeye cyane abamenyi basobanura bavuga ko ari impamvu wahi yaziraga mu buryo buhambaye ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, kugira ngo intumwa y'Imana itekereze yibagirwe ibindi byose, yumve cyangwa se iharanire gusobanukirwa ya magambo no kuyumviriza cyane. Kugera ubwo Jibril yagendaga akongera akagaruka, akongera akamusomera amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo buryo rero iyo byaga bimeze nk'ijwi ry'inzogera cyangwa se icyuma kikubise ku kindi, umva ryabaga ari ijwi risakuza, akabanza akagorwa no kuryumva neza, ariko agashyiraho imbaraga no kugira intibaha n'ubwitonzi kugira ngo asobanukirwe. Ibyo ngibyo rero ni hikima irimo kugira ngo intumwa y'Imana alayhi salatu wassalam yirengagize ibindi byose, andi majwi yose, igerageze kumva ya magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bivuze ngo rero amagambo y'Imana arahambaye kandi umuntu agomba gushyiraho umwete kugira ngo ayasobanukirwe. Nanone indi hikima abamenyi bavuga, ubundi bugenge abamenyi bavuga burimo no kugira ngo intumwa y'Imana alayhi salatu wassalam muri uko kugorwa no kumva amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngo byari ukumumenyereza mu kuba n'igihe agiye kuyatanga ku bantu, dore ko byari umugenzo w'ikiremwa muntu ko kigomba guhura n'ibigeragezo, n'intumwa zigomba guhura n'abazigora, ngo nanone kandi ngo igihe agiye kuyabwira abantu, dore ko aza guhura n'abamubwira nabi, biba impamvu yo kuba yakwihangana, dore ko Allah subhanahu wa ta'ala yabaga yamwigishije ukwihangana. Ni ukuvuga ngo wahi ikamugeraho imugoye, yajya kuyigisha abantu, yahura n'ibibazo nabyo akabasha kubyihanganira. Iyo nayo ni hikima abamenyi bavuga mu kuba wahi cyangwa se amagambo ya Allah yaraziraga intumwa y'Imana mu buryo bumugoye, ariko akaba uburyo bwaga bumugoye cyane kurusha ubundi, aribwo twasobanuye hejuru. شاكم زوجتي وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يبوني جبريل نيشوشو يكي ملائكة نيشوشو نيايو الله سبحانه وتعالى يمور مني نشرب جري الأولى بعد البعثة بثلاث سنوات. إنشرو يامبري nyuma yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ihabwa ubutumwa, ngo hashize imyaka 3 nibwo yabonye Jibril mu ishusho ya kimalaika, nkuko biboneka muri fi sahih al-Bukhari, nkuko biboneka mu gitabo cya Bukhari, an Jabir ibn Abdullah, kuri hadithi turuka kuri Jabir ibn Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atubwira ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze iti, bainama ana amshi idh sami'tu sawtan min as-sama, ubwo nari ndimo ndagenda ngo numvishije ijwi rituruka mu kirere, farafa'tu basari, ngo nzamura amaso yanjye, nuko ngo yazamuye umutwe areba hejuru, fa idha al-malaku alladhi ja'ani biharra'in jalisa ala kursiyi bayna as-sama'i wal ardi, ngo mbona umumalaika unziye, ngo ubwo nari ndi muri gharu harra, cyangwa se ubwo yari ari mu buvumo bwa Harra, yazamuye amaso hejuru abona umumalaika ngo wicaye ku ntebe, ngo ari hagati y'ikirere n'isi. Fara'ibtu min, ngo mugirira ubwoba kubera ko yari yaje mu shusho ya kimalaika. Faraja'at, nibwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagarutse, ati ndagaruka. Nibwo yirukiraga ku mugore wiwe ari we Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha. Fakultu, ndavuga ati zamiluni, funika cyangwa se mpisha. Ngira ngo iyi qissa irazwi cyane, abayisilamu benshi barayizi. Ngira ngo murabizi ko nibwo twaranabibonye no masomo yacu yabanje, nibwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yirukaga kubera ubwoba bwinshi cyane, yari yabonye Jibril mu shusho ya kimalaika. Kubera ko rero abamalaika batameze nkatwe,
n'uburyo Jibril arahambayemo ngo twarabibonye, afite amababa 600, ibaba rye rimwe bwaryo ryuzura ikirere cyose. Urumva rero uburyo aremetsemo n'uburyo budasanzwe. Kubw'ibyo rero byamuteye ubwoba kubona ikiremwa gihambaye abonye bwa mbere kidasanzwe, ariruka agira ubwoba, aragenda abwira umugore we, mudamu we, mama w'abemeramana Khadija binti Khuwailid, aramubwira ati funika. Iyi niyo nshuro ya mbere. Inshuro ya kabiri rero ni cya gihe yazamurwaga mu kirere, indama urija bihi ila sama, ubwo yazamurwaga mu kirere, ari nabwo hawe ya maswala 5 dusari ku munsi. شيختي وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. شيخ يا تنزي آية نشتاني زوانيك موسوعة النجم kuva kuri aya 5 kujya kuri aya 17. Izi aya twari twazibonye amasomo yacu yabanje. Ngo inshuro ya kabiri rero intumwa y'Imana alayhi salatu wassalam yabonye Jibril mu ishusho ya kimalaika, Allah subhanahu wa ta'ala ishusho muremanye nyayo. Ngo nubwo ni cya gihe intumwa y'Imana azamurwaga mu kirere agiye gufata amaswala 5 dusari ku munsi. Ngizi inshuro ebyiri zose ziboneka muri Suratu Najm, aho Allah tangira avuga ngo intumwa y'Imana alayhi salatu wassalam yigishijwe n'umunyembaraga uhambaye, umunyaburanga bwiza mwiza, ariwe Jibril ni wari urimo uravuga ahangaha. Wasoma Suratu Najm rero guhera kuri aya 5 agasoma tafsiri yaho, izi aya azazisoma neza yongera zisubiremo. Naam, reka tugarukire ahangaha, ubutaha tuzakomereza kuri aho ngo la taqtasir muhimmatu Jibril ala tablighi alwahyi insha Allah ta'ala. Ngo ntabwo akazi ka Jibril kagarukira mu kuba yazana wahi, yazana amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala gusa. Naam, hari n'ibindi yakoraga. Ese hari ibindi Jibril alayhi salatu wassalam yakoraga ku ntumwa y'Imana? Tuzabireba insha Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.